hamwe nakundaga kwicarira mu minsi yashize burya ngo yarafite telefone buri kanya ari kuvugana na Sasha bwa ati simbuza Roma akavuga ati muye muritse Romami akanga ibyo hari ingingo abwiye Sasha Roma akavuga ati reka nyamara dusimbuze uyu mwanya Sasha nawe akanga ati genda kugendera ku by'umutoza buriya mu makosa kandi nkungirije buriya Pablo buriya murenzi yakoze ikosa azicuza buriya sinzi nge biriya bya Sasha na Romami ibibazo ndetse na hari ingingo ni ibintu hari ingingo ari yabaye cyane kuri video ndi kubona ni ibintu numva ntaganiraho nkuko numva ntagishaka kuganira ku kibazo cya Kiyovu nariyo oya Kiyovu hari ingingo nakone Kiyovu hari ingingo kumva nashaka kuzongera kukigaruka urumva ubu wakivugaho iki none ubu tuvugana birahari n'ibiki byose ariko ni ibintu nge nyine nka bino byantuza bya Sasha umuntu abivuze hari byateza polemique Sasha se gute kandi polemique nyine niyo mpamvu ntabivuga ni ibibazo urumva nyine ntabwo ari umutoza agomba kuza muri ryo Roma magihari ibintu bya Sasha no se Roma ujye kuzana Sasha no bumenyi Sasha arusha Romami dodo vugishwe bose urabaza oya Sasha ntabwo ari kuri level ya Romami kuba natoje gasoje no Romami akabaza gatatu simabwiye ngo Romami simwemera ariko Sasha nta kintu Romami arusha Sasha kure ni nkaha ni no uraje uyisumugira wa kangahe wa kabiri imbere ya Romami kuri tatani barumvikana umuntu agiye mu by'indani cyane Pablo na Dodosi oya tujye mu bintu by'indani by'amasano byaba bibi basano tuyihorere turekere tubireke bazicane oya ntago twareka ko bazicane ko mutajya mugira ubwoba ntabwo ari ubwoba abone uko kuzana ibintu biteza ibibazo hagati y'abantu byahita biteza ibibazo dodo byateza ibibazo ugasanga bamwe bari reka twigumira mu bintu biri tekinike sibyo mu bintu biri tekinike profile ya Sasha ni ya Romami Romami ari hejuru ya Sasha wowe rero nka perezida wa kipe ufashe gera kubwira uko byagenze ariko ufashe Sasha yikira ku ruhande ufashe Sasha ukamushira hejuru ya Romami ubugamije iki ubumva kuri touchline ibiri bukunde noneho hari ingingo adahari niba hari ingingo adahari byagorana ko Sasha yayobora Romami kuri touchline ngo bikunde kereka wenda hari ingingo ahibereye akadesida as a head coach ariko niba head coach adahari ntago watekereza ko Sasha yatozanye na Romami Sasha ari hejuru kuko byanze bikuzaza goma ikindi kinakomeye twibukiranye ndabarasako Romami kugeza iyi saha tuvugana niwe ufite vestiaire ya Rayon Sport kuruta Sasha ntabwo rero Sasha byakunda ko yempoza Romami kandi Romami ari ufite vestiaire uwatuma Romami yoroha muri vestiaire ni hari ingingo wenyine apana Sasha ariko se Murenzi Abdara ibi bintu ni wabirebaga kubera niba koko hari ingingo yabigusabye ariko mu gihe ataratangira akazi kuri touchline muri match ntabwo byakabaye bikurikizwa gutyo buriya mwari kwihangana iyo risk ikabaho aho kugira ngo ugonganishe Sasha na Romami rega barabagonganishije seriousement barabagonganishije yengeye ugo operation barabagonganishije ibya Romami na Sasha Pablo ntubizana oya ntabwo nazana bya bindi twamenye ibyo bindi bira no ko yamubwiraga ngo basimbuze undi nta muntu mureke kari ubivuze uraba birangije wabivuze kabaye nyine ntujye mu indani ntabwo najya indani ngenda abandi kunenga Murenzi ibintu ama equipe niyo yikorera ibintu ukagira ngo bafite abo bari guhima kubona nk'ibintu bikozwe kavaze nk'uyu nguyu ibi bintu ari gukora bari guhimana Mediane ya Rayon Babagentini Kisora Moise naramukunze cyane muri Mediane Osomba Umujondo cyo ni kigande naba ni Mediane ya Gicumbi ikosa rero ya Karazereyo mbere na mbere kuri bijyanye na coaching staff kuzana ari ingingo kuri Rayon ni byiza ni transfer buri muntu wese yakwifuza Murenzi Dodo Murenzi namuhaye indabo Murenzi twamahaye indabyo zari ingingo y'umutoza mwiza yahise nk'umutoza mwiza nubwo igitutu cyo muri Rayon Sport kizamugura ibaze ko ku munsi wa mbere mukanga to turaza gukina televiziyo abafana
hari abafana ndabara uze no gukina y'umuvugizi wa Rayon Gakwaya nawe numvise avuga amagambo akomeye yavuze amagambo akomeye amagambo yo kwahukana cyane kuzana hari ingingo ni byiza ariko hari ingingo kwagiye bambe kwaje ukaba ufite Romami urajya kumuzanaho Sasha ngo bigende biti muri management ya equipe muri management ya equipe habaho ibintu bibiri ikipe niba umutoza agiye Bruno Ferri uwari umwungirije nafata inshingano arangije seso cyangwa niyo atarangiza seso zana umutoza mushya azasanga wari uhari kubera ko twavuze ko Sasha na Romami nta kintu barutanaho bararutana cyane ahubwo Romami muri hejuru aruta Sasha ariko Romami nayo kwicara kuri bench ari uwa gatatu nta nama nzima yagira Sasha reka ntabwo bikunda ni ukumushuka nta kindi muri bari gupingana ni niko byagenze akana umurenzi akigeho arebe ko katazicisha Rayon Sport kandi kazayicisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi yagafatira umwanzuro ariko haracyari kare none se bikagenda gute akirukana umwe se none bibaye ngombwa akamwishyura yes akirukana rero bakamwishyura kuki se yishyize muri ibyo ngibyo no mama amaze igihe kingana iki wadodose kuvuga ngo yakwirukana Sasha akamwishyura oya Sasha we ntabwo wamwirukanye wakwirukana Romami ntabwo wakwirukana Sasha kuki wakwirukana Romami kandi twemera ariko nabyo ni ikibazo twemera ko Romami arusha Sasha none se biragenda bite niba arusha Sasha ntibahuze reka mbere ikintu ngiye nari ngiye kuvuga Pablo buriya iyo ugiye kuzana umutoza reka twirefere kuri Rayon Sport kuko niyo turi kuganiraho sibyo reka mfate umutoza hari ingingo nk'umutoza musha wa Rayon Sport twese twemeranya ko Rayon Sport yari yagizemo amahitamo meza kuzana umutoza nka ngingo ariko hari icyo bita umutoza mwiza yego ariko hakabaho na environnement agiye gukoreramo eske Murenzi Abdara mwateguye neza environnement umutoza hari ingingo agomba gukoreramo kuko hari ingingo naza muri iyo environnement ya staff technique iribwa ikibazo akaza muri environnement y'abafana muzi uko bateye hari ingingo bishobora kurangira akazi kamunaniye agahita agaragara nk'umuswa kandi kubyikora atari umuswa kuko environnement navuga ya Kiyovu Sport hari ingingo avuyemo ntabwo yamugongaga cyane nk'uko muri Rayon Sport yamugonga nibyo twahoze tuvuga tuti hari ingingo sinekereza ko yagiye muri Rayon Sport kubera guhunga induru kubera ko induru zo muri Rayon ni nyinshi kurusha izo muri Kiyovu ahubwo wowe nk'umuyobozi wa equipe wakabaye hari ingingo wamuteguriye environnement azakoreramo mu nzego zose haba muri miliye ya staff technique haba no muri miliye y'abafana kuko muri Rayon Sport umufana agira ijambo akagira n'uruhare rukomeye mu migendekere n'ubuzima bw'ikipe ibyo byose rero bagombaga gufata umwanya bakabitegura hari ingingo akazaza buri kimwe cyose bagisetinze kuba batarabiteguye neza niyo mpamvu nyene hari ingingo aje muri environnement izahuriramo Sasha na Romami batazahuza kubera ko Sasha bamushize hejuru ya Romami kandi Romami aruta Sasha icyo kintu hari ingingo azaza ayobore yego ariko ukugongana byo ntibizabura kandi kugongana muri staff automatiquement resultat mu kibuga ibanira icyo kintu rero Murenzi Abdara nta gihe kinini ufite cyo kugikosora uretse kugikosora byihuse byaba ngombwa hagafata n'imyanzuro navuga ikomeye ntazi yari Sasa ahagaze hariya ndabara narebaga konsinyeze nkumirwa abahagaze ameze gutya ese kudahindura umukino w'ako ikipe itari gukina ugategereza icyo ahindura muri match bikananirana agategereza telefone hari ingingo kandi uri umutoza wungirije ekipe yasufuye nta n'icyo byibuze ushobora guhindura nta na rampa ibaze ko Rayon Sport ndabara yasoje match isimbuje ishuri imwe hajya basimbuje kandi imagine Abimana Yves si Yves gusa se hari undi se wenyine harya niwe wenyine basindi bari hanze bakitoga bose bari hanze umuntu bita basa n'umukino wamunaniye burundu biragaragara asoje match Fanganye arimo arakora iki muri kiriya kibuga nubwo batamusimba Fanganye
kandi byagaragaraga yuko umugari fare nganya dore ikintu cyagaragaraga yari barakora iki kesi byagaragaye dore ikintu Noneho cyagaragaraga fare nganya ni discipline tactique agira mwarayibonye dore ikintu hari igihe aza akizira hagati Nose wagasabira ngo hagati nta baro yari kubona imbere nta baro yagiraga imbere indi ari kwigezayo yari yayibuze ubu nomero 9 za hagati yari yabuze baro byanze baro yazibuze ikibazo gikomeye dore ikintu njye ndi gutekereza nabonaga yuko ngiye sindi umutoza ariko nabonaga iyo bagifata Tambwe bakamushyira ku ruhande sibyo Toni Kitoga agahita aza mu mwanya wa Tambwe